aramuhobera ataramuzana akamuhobera arafata kituza cy'umugore w'abandi gafata igituza cy'umugore wawe wowe bari guseka barabizi murimo muraseka murabizi abagabo akamushyira akaboko hano hehe mu gikoni mu kanwa k'igikoni atangira kumusuhuza inakataa mambo kama yale. Mwanamke wa mtu, umugore w'umuntu, kifua chake, igituza cyawe ni cha mume wake, ni cy'umugabo we. Mwili yake yote, umubiri wose w'umugore ni ya mume wake, ni y'umugabo we. Wewe usiyekuwa mume wake, utari umugabo we, hauna ruhusa ya kumsogelea hivi. Nta burenganzira ufite bwo kugenda gushaka mukora hano, ugakorana ku maguru. Yesu ashimwe. Kazi inatuleta hapa, kazi katuzanye hano ni kuweka kila kitu wazi, ni ugushyira ikintu cyose ku mugaragaro. Mimi najua atiwe arabizi tunasemewa mambo mengi, abayisilamu tuvuga ibintu byinshi mabaya tu, kandi bakavuga ibibi gusa. Abayisilamu n'abasambanyi watu wanajaa hospitali, abantu uzera kuri kwa muganga wanagonjwa sida, bagize ibyago bakarwara sida. Ni Waislamu tu wanagonjwa sida, ababajije ngo ni Abayisilamu gusa barwaye sida. Nibyo ni Abayisilamu barwaye sida gusa. None se abana bane bababyaye bonyine abana bara ni Abayisilamu none se turasambana mukarwara sida kweli? Ako muradukunda abagore bose muri hano mu icecekere, abavuze ati abagore bose baranga bose ntagira umugore usubiza. murebe ukuri, hanyuma muze tubereke ukuri, ikibazo mubone ukuri. agiye kubaza ikibazo abagabo bose abagore muceceke, abagore ntimusubize. ngiye kubaza abagabo, agiye kubaza abagabo gusa. utakunda abagore nini? Umugabo uri hano udakunda abagore azambura akaboko, amanika turebe mubarebe. umuntu akaza agakomanga agasuhuza akavuga ngo mwiriwe agaceceka, mwiriwe agaceceka agagenda, ariko undi akaza agasuhuza ari mu rugo ari imbere rwose ari mu bintu yego mwiriwe muri bande muri ajya kurwego yumva aratanduka mukuri akabasa barakuye maneno wanachafua Waislamu. Amagambo yose ni amagambo yo kwanduza Ubuislamu, na sio hivyo. kandi atari ko biri. Nauliza swali, arabaza ikibazo. Nilitoa salamu, yatanze indamutso. mimi sitafundisha maneno makubwa, ibintu byinshi bijyanye n'ubwenge. naanza chini, atangire ku hasi. salamu ku ndamutso. utakutana Muislamu, uzasanga Umuislamu anasalimia mtu asiyekuwa Muislamu, agasuzuma umutaraga amahirwe ko Umuislamu. Assalamu alaikum, kamuga ati amahoro n'umugisha by'Imana bibe kuri we. sababu yeye sio Muislamu, kubera ko we atari Umuislamu akaceceka cyangwa se akasema bwana mimi siyuwe hivyo, akakuba ati cyangwa ibyo bigambo byanyu ntabwo mbizi. ukamwambia Yesu ashimwe, iyo mubwira ngo Yesu ashimwe, amina, asura amina, Yesu akuze, hii telefoni ati ni telefone, ukajibu swali yangu nusubiza ikibazo cye ijana baita Samsung Galaxy. Ndiyo nanjye ndamugufa akanje ari gatoya kuri iriya akanje bakita Spark 20 ndakagiye sheriwe aramanuka avuga ati sheri naronse mu basilamu yana fashiri ya nini sheri n'abajyana ka muha kabisa. swali ni ndogo sana, ikibazo kiri kimwe gusa. swali ni ndogo sana, ikibazo kiri gitoya cyane. ukiweza
ushobora chukua witware zira telefone kabisa, hakuna mchezo. Sababu mnakataa salamu ya Uislamu. Kwa hiyo mnaangalia indamutso y'Abayisilamu. Hiyo ni ya Waislamu. Bakavuga ngo ni y'Abayisilamu gusa. Kuna kitu unaweza kukataa, Hari ikintu ushobora kwanga, kumbi ni kwako ni vizuri, ariko kuri wowe icyo kintu kikaba ari cyiza cyane. sababu ya kutokujua, Kubera ko kudasobanukirwa unakataa, ukabyanga. kumbi ni ndio ya kweli kwako. Kandi iyo cyiza kuri wowe cyangwa ari cyo kuri wowe. Hii ni Biblia, Ati ni Biblia yera. ni Biblia yera. Iyo ni yera. Musome murebe. Nani hapa kati yenu Ninde hagati muri mwebwe iko na andiko inyandiko moja imwe gusa ntidusaba nyinshi ndani ya hii Biblia iyi muri Biblia wenyewe aho Yesu alisalimia watu, yasuhuje abantu, Yesu ashimwe, akababwira ngo Yesu ashimwe. ama Cyangwa Yesu anaambia watu, cyangwa Yesu yabwiye abantu ati mukionana nimuzajya muhura musalimiane, musuhuzanye, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ama Cyangwa Mungu Imana alisema ndani ya Biblia, aho yavuze muri Biblia, mukionana mugihe muhura musalimiane, musuhuzanye, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Biblia hii. Biblia ngiyi Toa andiko na uchukue matelefoni. tanga inyandiko muri yanditse muri iki gice n'umurongo nitubasoma tugasanga ari ibyo. Uritwara telefone ninde andiko moja ndani ya Biblia, inyandiko imwe muri Biblia kwenyewe Yesu anasema, aho Yesu yavuze cyangwa yigisha abantu ati mukionana nimuzajya muhura usalimiane, musuhuzanye, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyangwa Yesu akuzwe. Au ndani ya Biblia Muri Biblia mo ungice cyangwa umurongo uchukue. izi telefone zihagaze hafi y'umutwe. Mwami Yesu azaza kutujyana, Mwami Yesu azaza kutujyana, tuzamusanga, tuzamusanga. nani kuna andiko? Ninde ufite inyandiko? Telefoni hii. Telefone ngizi hano. Imwe kuri 300, indi kuri 160. Ninde? Hata kama kuko pasta hapa, Niwe wali pastor ahangaha aje. nazi Kama evangelist, cyangwa niba umubwiriza ubutumwa aje. aza bitwereke Atupatie andiko. muduhe inyandiko. Mwache kudanganya watu. Mureke kubeshya abantu mubwiza ukuri. Mwache kudanganya Wanyarwanda. Mureke kubeshya Abanyarwanda. Wafundishe ukweli ndani ya Biblia. Mubigishe ukuri kuri muri Biblia. Kama vile ndugu yangu amesema, Kuko bari bacavuze mimi nilikuwa pastor uyu muvandimwe wa pastor ya kusoma, arika hapana ya kuokota. ntabwo byo kugenda utoraguriza n'ibintu yigiye. Nani iko na andiko? Ninde muri mwe bafite inyandiko? Telefoni zikalia. Telefone ziracyahari. Mimi Ninde? muri Biblia. Muri Biblia niho dushaka. Vawe arahari. Sasa kama hakuna, Niba n'udafite izo nyandiko, hiyo salamu umeitoa wapi? uko gusuhuzanya mwagukuye hehe? Wao unapaswa kujiuliza, Wowe ugomba kubanza gutekereza. wakati Yesu alikuwa duniani, Igihe Yesu yari ku isi, alikuwa mtoto wa adabu, yari umwana w'ikinyabupfura, alikuwa anaheshimu wakubwa, akubaha abantu bakuru, alikuwa anaonana na wakubwa. ari guhana n'abantu bakuru. Yesu alikuwa anasalimia watu vipi? Yesu yasuhuzanyaga n'abantu gute? Ujiulize, Banza utekereze. alikuwa anafika mbele ya watu Yesu yageraga imbere y'abantu akawaambia, akababwira ati njyewe Yesu heshimu. Yesu akumbe. Oya barabihinduye ngo ni Yesu akumbe. Wiki Ngo Yesu akumbe. mama wapi? Sasa tulia. Noneho rero mutuze. Hii salamu ya Waislamu Indamutso y'Abayisilamu unaenda kukutana, ndio salamu mnapasha kusalimiana. uzasanga indamutso y'Abayisilamu ariyo mukwiriye kujya musuhuzanya. Mwende mtafute ile andiko, Mugende musakire inyandiko, kesho tutarudia. ejo tuzagaruka hano. Ukipata Nuyibona ejo nange ntabwo nzisubiraho, wizame hano, nzakanda n'akanyenyeri. telefone iracha. Umva kiongozi, nzakanda akanyenyeri gatangirwa n'182. Nzakanda akanyenyeri kandi ntabwo ari ko ibintu byoroheje. Inoti 10 za 5 Ndesoma
niba mufite ukuri mushakiki icyo shaka babahe yawe. Sasa salamu ya Yesu sasa. Ariko ndamutse Yesu Niliwaambia yababwiye tafuta kufundisha kitu kadogo sana. yewe kintu cyakwigisha akantu gato gusa Utakutana ni kwa lazima kwa. uzasanga ari iby'agaciro kuri wowe. Sikia salamu Yesu alifundisha. Umva indamutso Yesu yatwigishije. Sio Yesu ashimwe. Ntabwo Yesu ashimwe, Sio Yesu akuzwe. sio Yesu akuzwe. Ukauliza kila mtu hapa. N'umuzi buri muntu wese uri ngaha Hawakuna Yesu ni bandi. ariko tubaza bakunda Yesu ni bande Bosi basema. bose bazazamura n'akaboko. Mwese niwe uzasigara na Waislamu n'Abayisilamu na wasiokuwa Waislamu n'Abayisilamu sisi wote twese tutanyangua mkono. twese tuzazamura urutoki. Tunampenda kwa maneno. Bamwe tubakunda ku magambo, Sio hapa. ntabwo biri ku mutima. Marko Muri Mariko 7:6. Mariko Yego. Mariko igice cya karindwi ku murongo wa gatandatu Nisomea. aranditse ati Yesu. Yesu arabasubiza ati Yesu aravuga ati Yesaya hano ibyanyu neza mwandyarya mwe ulitunga tuliingia kwa Yesu. kuko byanditswe ngo Yego. ubu bwoko Ubugoko bushimisha iminwa yabo mimi mwagusasa. Yesu ashimwe. Yesu akuzwe. Ikaze imbazi. Itekaje. Nishimishije iminwa yabo. Ariko imitima yabo imba kure. Yego. Yesu ati bansengera ubusa Miki. bansengera ubusa Yego. Kuko inyigisho bigisha Yego. ari amategeko y'abantu. Yesu ashimwe iliye muri Biblia. ati Yesu ashimwe ndetse muri Bibiliya. Hiyo ndio mategeko y'abantu. Muvandimwe, abantu batakumva ngo nabaye nariye kwa padiri mbivamo, ariko abantu bajya batekereza ntibagacira abantu urubanza. Aha. Njyewe cyane nagira amahirwe ko umuyisilamu ndimo kwiga, Yego. hari nimba twajya tuvuga ndagusenga Yesu, ndagusingiza cyane, ndaguha umutima nibyo ntunze byose. Dusenga Yesu Tunze byose. nkabiha Yesu Yesu ampa. kandi n'umurimo no kumusenga. Ariko mana ati Imana yamurebye ajya gusenga ikiremwa cyayo. Kweli koko Unampenda Yesu kweli? koko dukunda Yesu mukuri. Sikia salamu yake. Umva rero ndamutse Yesu yasuzanyaga, Mpaka alifundisha yarigishije, lakini mukaikamata ibyo Yesu yigishije mukabifata mukaitupa mukabijugunya mukaleta vyenu. mukazana ibyanyu. Luka 15. Luka 15 Yesu aratubwira ati Sikia salamu Yesu alifundisha. ndamutse Yesu yigishije Umva. Inzuri yose muzinjiramo cyangwa mutukudu cyangwa ku murenge cyangwa ku karere cyangwa mu ntara. mujya mubanza muvuga muti Ijambo rya mbere mugomba gukoresha Yesu aravuga amahoro y'Imana yo muri izu cyangwa muri uyu mudugudu. Niba harimo umunyamahoro Yego. amahoro yanyu azaba kuri we. Yego. Nataba Yego. amahoro yanyu azabagarukira. Full stop. ati muhagarikire aho ngaho. Hiyo ndio salamu Yesu amefundisha. ati ndamutse Yesu yigishije Mu Kiarabu mu Cyarabu assalamu alaikum. assalamu alaikum. Mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda amahoro y'Imana abe nawe. amahoro y'Imana n'abane namwe. Amina. Afadhali wa Katoliki afadhali na wana wa Katoliki wanatoa salamu ya kweli. bavuga indamutso ya Yesu iyo padiri agiye gutangira misa. Yesu ashimwe iko wapi? Yesu ashimwe byo byanditse he? Oya wari ushimye umuntu abona akaba Katolike. Padiri yaratubwiraga ngo amahoro y'Imana abane namwe. Twagera hanze tukabihindura ibintu twarimo mu rusengero naza nasugusuhuza ngo Yesu akuzwe Yesu akuzwe nawe kandi gite akuzwe Yesu azahora akuzwa ntazanabo umuntu umaze imyaka 2000 baracyamukuza. Kweli ntajya kura Yesu. Ikiwa Yesu alifundisha hii salamu, Niba Yesu yarigishije insuzanyo, tumuulize Yesu. tubaze Yesu, Wewe ulikuwa unasalimiana vipi? wewe Yesu wasuzanyaga Yohana 20:19. Fanya. Yohana 20:19 aragira ati Yego. nuko kuri umunsi w'umugoroba Yego. ari wa mbere iminsi 7 abigisha bari bateraniye mu Abigisha ba Yesu bari mu nzu. inzugi zikinze Yego. kuko batinyaga Kuko abayuda. batinyaga Abayuda bazaza kubita. Yesu araza Yesu araza. ahagarara hagati yabo
arabasuhuza ati amahoro y'Imana bane namwe. Yesu ashimwe iriye. Yesu ashimwe byanditse cyangwa Yesu akuzwe. Telefone ebyiri n'ibihumbi senkani uhabona. Na wenye kusema Yesu ashimwe. Na wando vango Yesu ashimwe. Fasi ya kusema Imana ashimwe. Aho kugira ngo uvuge ngo Imana ishimwe, umva uko Yesu yavuze. umva uko Yesu yababwiye. Yohana 5:41. Yohana 5:41 Yesu aravuga ati Yego. sinshaka irinjira ry'abantu Abihanishe. sinshaka Yego. ishimwe ry'abantu Komeza. ariko mwebweho Umuvango Yesu ashimwe. ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Yesu ashimwe. Yesu akuze iriye muri Bibiliya. Mubikuranye. Niyo mpamvu twebwe Abayisilamu Niyo mpamvu twebwe Abayisilamu tunakamata tunaweka wa. Haiko salamu ya watu wa Mungu. ntabwo iyo ngiyo ari indamutso y'abantu b'Imana. Iyo ni inyigisho y'abantu. Iyo ni inyigisho b'abantu bigisha. Ninde afite inyandiko? Ninde bafite inyandiko niyo muvuga ko Yesu anategeka musuzane Yesu ashimwe. aho Yesu yategetse ati muze mujye musuzanana Yesu ashimwe. n'Imana irabivuga muri Zaburi nono. Imana ifite itegeko ntabwo itegeka ibya Yesu itegeko. Zaburi 6 Soma umurongo wa 3 wumve. Yego. Umwogeze icyubahiro cyanjye mu mahanga n'imirimo n'ibitangaza byanjye mubyogeze mu mahanga yose. Yego. Kuko Uwiteka akomeye ari we ukwiriye gushimwa cyane. Vipi wewe unavuga Yesu ashimwe? Ni gute wowe wavuga ngo Yesu ashimwe kandi Imana ukayita? Abayisilamu ntabwo bakunda Yesu. Abantu bakunda Yesu kurusha Abayisilamu. Arabaje ati se abantu baba bakunda Yesu kuruta Abayisilamu barahari? Nawe uhari. Niba bahari n'abamanike batubwire. Ubaze ikibazo kimwe gusa. Ubuze hano tukubaza ikibazo kimwe gusa. Niba ukunda Yesu. Niba ukunda Yesu kurusha Abayisilamu. Ubaze ikibazo kimwe. Ni kimwe tukubaza nta cya kabiri. Tugiye kubereka uburyo tukunda Yesu sasa. Noneho rero abantu bavuga ngo bakunda ntibakunda Yesu, mwebwe mukavuga ko mukunda Yesu. Tugiye kwerekana turene bande bakunda Yesu mu by'ukuri. Tubereke. Mubishaka? Nimushaka muzamure. Muzamure. Murashaka ko tubibereka cyangwa tubyihorere? Abashaka ko tubyihorera muzamura akaboko. Yes. Tubyihorere. Abemera ko tuzamura rero tukabibereka mu muzamure. Abasilamu dukunda ukuri. Muzane umukeka hano. Ati musane uwo mukeka hano. Muyisase hano. Abandi bajyaga bavuga ngo Abayisilamu bagiye gusenga barahenura. Ntibazongere kumbaza. Ariko wahene imvura yawe. Ariko ubu ngubu ntibavuga bavuga gusa kuhena, bavuga kubama no kubavuga. Kugera vuba. Hano niyo heza. Warakwaye umuririmbyi waririmbye bazasenga Imana bose babireba aho munyereka uburyo muhenda muhenura mubinyereke bose babireba. Reka abasilamu koko bakunda Yesu. Reba barabamba amakanzu nka Yesu. Ariko bamugani Yesu yambaraga iki? Yambaraga ikanzu. Wigeze ubona Yesu wambaye ikanzu? Nk'abaki? Abasilamu. Hari ifoto ya Yesu yambaye ikoti. Muzagira ifoto ya Yesu yambaye ikoti. Waikulaye. Ni vizuri muangalie huko. Ni byiza kugira ngo murebe ahangaha. Yesu atakuwa hapa mbele. Kugira ngo bigende. Sawa. Shehe wambaye ikiremba agenewe Yesu. Yesu yaje atafute n'ikiremba. Oya, shehe nuri ufite ikiremba. Bakuriya w'inyuma arafite n'ubwanwa bwa Yesu. Atamunasa. Ntabwo uri Yesu. Ntabwo uri Petero. Afite iki? Yesu afite ubwanwa cyangwa nagara afite ubwanwa?
ikanzu wenda arayifite cyangwa arayafite. Yesu yambaraga ikanzu cyangwa ntabwo yambaraga ikanzu? Yesu ntabwo yambaraga igitambaro cyangwa ntabwo yambaraga? yaracyambaraga. Mushaka iki? Icyo ushaka wabahe yawe. Tunaanza kuonesha tutakuja kubereka vile Yesu alikuwa anasali. uburyo Yesu yasengaga. Ukauliza Mkristo wote hapa, nibaza Abakristo bose barahanga. Yesu yarasengaga? Yesu yarasengaga. Yego. Yarasengaga gute? Yarasengaga gute? Nimero composé. Na tatu. Niba Yesu yarasengaga, niba Yesu ko yarasengaga, Imana irasenga. Imana irasenga ariko muvuga ko Yesu ari Imana. Imana irasenga. Imana irasenga. Ni twebwe kugomba kusenga Imana. Imana ni isenga izasenga. Imana ni isenga izasenga iki? Niba Yesu yarasengaga ni ukuvuga ntabwo ari Yesu ntabwo Yesu ntabwo ari iki? Ntabwo ari Imana. Dukoreshe ubwenge. Marko 14. Marko 14:32 umutwe w'amagambo. Yego. Aranditse agira ati Yego. Yesu asengana umubabaro ari Getsimani. Turebe uko yasengaga. Bagera hitwa Getsimani. Bagera i Getsemani. Maze Yesu abwira abigishwa bati abwira abigishwa be ati nimwe mwicara hano mbanze senge. Yesu aravuga mwicare hano mbanze senge. Yesu arasaba iki? Yesu arasaba gukora iki bavandimwe? Gusenga. Ajyana Petero, afata uwo bitaga Petero. surebura ko ari Petero. Ni Petero barasa kuga. Ubu ngubu uri Petero kwe kabisa. Mashallah. Na Yakobo. Urabona na murabona ndasa na Yakobo. Na Yohana. Yohana mbaraga rero barasa rwose. Bigize bangahe? Atangiye kumurana kari ku mutima cyane. Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yego. Mugume hano mube maso. Uri kumva? Igihe cyo gusenga mugume hano mube maso. Abatekinisiye banyu igihe cyo gusenga barababwira muhumirize. Muhumirize dusenge Imana icyubahiro. Barajyaga basanga mu basengero kuzimu. Ngaho murizo tureba kubona amatara. Suri kuzima ahubwo wari ngo uragera abasilamu. Yesu mugume hano mube maso. Turakanyura. Yesu yigira imbere wato. Ndiki? Yesu yigira imbere wato. Sisi Waislamu. Twebwe Abayisilamu. Wakati tunaenda kusali. Igihe twebwe Abayisilamu tugiye gusenga. Anayeongoza ibada ya kusali. Uyu isengesho anaenda mbele kidogo. Atandukana n'Abayisilamu inyuma akigira imbere gato. Waislamu wanabakia nyuma. Abayisilamu baguma bari inyuma. Huyu ndiye bari imbere. Muri Islamu anaitwa imamu. Muri Islamu tumwita imamu. Na Yesu aliacha wanafunzi nyuma. Yasize abigishwa b'inyuma Akaenda mbele kidogo. yigira imbere gato. Inaonesha Yesu alikuwa imamu. Ubwo Yesu ari imamu, ari umuyobozi w'ababwiriza. Hivi ndio Waislamu tunasali. Ibi ngibi nibwo Abayisilamu gutya Abayisilamu dusenga. Yesu yubama hasi arasenga. Ngo iki? Yubama hasi arasenga. Tuvugisha ukuri mkecho. Tuvugisha ukuri kama mikoro. Yesu yarasengaga yubamehi. Yesu asenga yubamehi. Hasi. Mkecho. Nusanga umuntu ari gusenga gutya. Ari mu yedini. Muri Isilamu. Nukuvuga na Yesu yari mu yedini. Muri Isilamu. Takiri! Yesu n'ubaki? Mu Bayisilamu ntugire bitatu warakoye wa. Nicyo kitumenyesha ko tumuzi Yesu. Nicyo kitumenyesha ko turi Abayisilamu. Tuzi Yesu. Nuko twitondera amategeko ye. uvuga akamuzi. Uvuga wese ko azi Yesu. Yitondera amategeko ye. Uri mu benshi. Ukuri ni kuri muri we. Na ukuri ufite. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye. Urukundo akunda Imana. Uba rumaze gutunganyirizwa muri we. Nicyo kitumenyesha ko turi muri Yesu. Nicyo kitumenyesha ko turi Abayisilamu. Turi muri
twaramuriwe twaramumize barakubitana kamiziki ndamwumva mu mutwe ndamwumva mu gituza ndamwumva ku mugongo ndamwumva ku matako ndamwumva ku birenge uramwumva ku birenge ni bodaboda irakora cyangwa ni chombo none samwumva mu matako yawe ni shere wawe hey kwa nini kutumikisha jina ya Yesu ovyo kuki kumukoresha izina rya Yesu mu mafuti uvuga ko kuko uvuga ko ari muri Yesu nawe akwiriye kugeza nk'uko Yesu yagenzaga kandi barakubita kamiziki turashaka kugenda nk'uko yagenzaga turashaka kugenda nk'uko yagenzaga urashaka kugeza nk'uko Yesu yagenzaga urashaka kugenda nk'uko Yesu yagenzaga nuko yasengaga Mathayo 17:6 abigishwa babibonye babyumvise abigishwa wewe urusha Yesu ubwiza wowe wanga gushyira uburanga bwawe hasi wewe urusha abigisha wa Yesu ubwiza kwanga gushyira agahanga kawe hasi imodoka ishobora gukandagira ngo ugahinduka capati abigisha wa Yesu babibonye babyumvise ikubita hasi bubage nabo baratinya cyane amashi ni ukuri muri Bibiliya ni uko Yesu yarasengaga yuhameye hasi abigisha ba Yesu barasenga buhameye hasi abayisilamu barasenga buhameye hasi ninde ushaka kuba umuyisilamu akazasenga nk'abagaye akazasenga yaba ari umugore cyangwa umugore wambera ni hehe akavuga ati njyewe mfashe umwanzuro ntagira ubwoba rwose umwanya w'umuce kwambera ni hehe niba mukunda Yesu by'ukuri koko nimwigire nta muntu muti buri muntu azapfa mukecuru bavuga